Yes, tubasuhuze kandi tubahe ikaze mu biganiro byacu bitandukanye bya buri munsi. Iyi ngiyi ni Iris TV, twaba turi kumwe n'umuvandimwe Muvunyi TV. Umunsi twakoze urugendo rurerure muva amakuru meze fresh. Ubona amakuru ari meza. Urugendo rureke gutya nakari neza guys. Turi ese hano bahita nguki? Mukabere cyo nzi cyo ni muri Rubavu? Ni muri Rubavu of course, ariko hejuru cyane mu misozi. Akagari bakita? Okay. Akagari ka Murara. Kuva urugendo rurerure cyane kuva i Kigali tuherekeza mu mafamu hano habarizwa inka ni muri Rubavu mu kagari ka Murara, ni mu Kabere, ni mu gace karimo ino family inka nziza cyane. Impamvu nta yindi Muvunyi, impamvu nta yindi ari abana benshi muri abo mu bipangu ndetse n'abandi bavuye mu Rwanda kera badaruka kubona environment nk'iyi. Abenshi barakomeye baravuga bati ko byagenda kose mwe muratwereka mwicaje abantu murimo muraganira bakatubwira iby'amazu yo mu mujyi, bakatubwira imihanda yo mu mujyi. Ariko se kuki mutadusangiza n'ubuzima bwo mu cyaro ngo twaye tumenye ni gute inka bazinikizaga, ni gute bazitunganyaga bakazikenura kugira ngo zikunde zise neza. Uyu munsi twavuze tuti Jado ntago turi buze kuza gukorera ikiganiro cyacu mu mujyi wa Kigali nk'ibisanzwe, reka dutambuke tugere no mu ntara tumenye uko bimeze. Yes, n'ugendo rurerure rero ari no masaha muvu. Ubundi ara inka zisubiriswa, inka ziri mu mataha, inka ziri mu gushoka. Turi ku isaha y'isa 9:40 saa 10 gutyo. Abagano bavuga ngo guki tujyanye n'umuco. Ubuse ahangaje Jado umuntu yavuga ko urumva mu masaha 9 inka biba bimeze bite? Shanyibutse ntabwo nabimenye. So ikiriho rero n'amasaha meza utanyibukije babyita gute? Oya none se wowe. Uziye bavuze ngo inyana zisubiriswa. Aha ni kubanga aya masaha inyana ziba zari zatashye ku manywa. Aka kanya nakanya keza kugira ngo bongere bahura inyana mu gicamunsi zibanze zijye kurira. Ariko ubu bisigaye bitandukanye. Kubera ko tumenyereye ko amata ya kera twinikizaga inka bishyira mu masaha 12 saa 1 za ninjoro, kubera ko amata yabagara yo kunywebwa muri iryo joro, ariko byaratandukanye. Amata tuzigaye tuyacuruza Jado. Abantu basigaye bakama saa 9 za mu gitondo cyangwa saa 9 za nimugoroba. Ubu ribaza ngo nyuma yo gukama harakurikiraho iki? Kuyajyana kuri dayari. Neneho inka zaraza gukurikiraho iki? Zahita zongera zahuka. Izo gutuze kujya mu mataha mu masaha 12. Noneho urumva ko biragoranye cyane kugira ngo kera baravuga ugasanga mu masaha 4 za kumanywa na mu mataha y'inyana, urabyumva, ariko ubu noneho biratandukanye. Saa 9 za ninjoro abantu baba bahumuje. Inyana bamara kugira gutya zimajije konka bakazisubiza mu biraro. Kera inyana yamaraga konka za nyina zisedutse zahutse bagahita bafata inyana nazo zikahuka. Urumva ko ni ibintu byagiye bicanganye. So bivuze ngo rero tugomba gusangiza abarimo kubyiruka ubu ngubu cyangwa se abandi bantu bari muri generation zirimo kuzamuka ubuzima bwo turimo kugenda tubamo. Wa muco wacu turimo kuva tusigasire utaza kuza gucika, baraza kumenya ngo bigenda bite. Nigeze kubaka video ko umwana arimo kuvuga ngo cya kintu ngo gifite 3. avuga icebe ry'inka. Ni ikibazo ari n'abana babazi ngo amatava muri firigo, amatava ku igare, amatava kuri diary, ariko abana wenda abagize abatagize amahirwe kurira mu byaro cyangwa se ngo bamenye uburyo ki amata aboneka. N'amata y'inyange mubona aba byatutse mu buryo nka buno. Inka zirakamwa nk'amasaha kuno buryo ziri bukamwe muragenda mubibona, natwe turi bukame uyu munsi turi bukame. Umunsi ndashaka kuza kureba Jado yinikije arimo kwinikiza. Ndayihumuza rwose. Ndayihumuza. Hanyuma ubwo abana ubwo ndi kuvuga abana bo mu bipangu za Nyarutarama, za Kagugu, za n'ayandi za Vision City. Ndi utabaza umwana ngo amata ava he. Nuko bigenda bagakama muri buno buryo amata akajya kuri diary cyangwa se kwiguriro, amata agatunganywa iyo wenda yari amata azasohoka afunze ari nk'inyange n'urugero, n'andi mata asohoka mu buryo bufunze. Donc ni inzira nizi ngizi. ngira ngo arahumuje. Murakoze cyane rwose. Ubundi iyo bamaze gukama nta muntu ujya unywa amatagaza. Fasha gatoya. Nta muntu unywa amatagaza. Oya ariko baguhaye uvuga ngo zirakamwa. Urabyumva? Aha rero namara guhumuza inka zose nibwo turi buze kwicara tugasoma ku nshyushyu tukabyumva. Zirakamwa cyangwa zigira nyirazo. Okay. Murakoze cyane.
urabona amata agikamwa umunsi rwose ndaza kugira ibihe byiza. So urabona ko n'abantu bakama cyangwa se baba mu nka babaho neza, ya mata agifite umwimerere, amata akimara gukamwa bahita batangira bakanywa. Akiriho rwa rubiriro, urabona ko uragasomye, nyamuneka itazaho rwose n'urubiriro ku munwa. Jado, ngira ngo urabona ko uko byagenda kose hari umuco utagomba gucika, ugomba gusigasirwa. Niba umupapa nk'uyu nguyu agifite wa muco wo kumenya ko niba ahumuje agomba kubanza kureba abashyitsi bamusuye, akabanza kubahereza, n'umuco mwiza cyane utagomba gucika. Hari abantu benshi cyane bazi ko amata kuri ubu ngubu ushobora kutabwira ko amata agurishwa ngo babyemere, ahubwo atekeke nta muntu ugurisha amata. Noneho n'abayacuruza hariya muri twabirakonje n'ibiki byose, muri wo kugira ngo abisigasire kubera umuco, ahubwo ati twe ntabwo tugurisha amata. Mu mayivagitire ntabwo mugurisha amata, ngo hoya ngo aya mafaranga tukwatse nayizi ntebe wicayeho, naho abantu bari buze gukora isuku, naho abantu bari buze koza ibyansi, ariko twe ntabwo twagurisha amata. Kirazira, nta muntu ugurisha amata. Waruzi impamvu? Uzi ko burya amata ari nacyo kintu cya mbere batajya basengera. Amata yahawe umugisha, amata urasengeye, urasengeye. Umva Yesu nta gihumanye cyava mu mata, ntabwo bibaho. Yesu akimara kuvukira mu kiraro, amata yahise ahabwa umugisha. Ni kuvuga ngo use wasengera ibijumba, ko ugasengera imyumbati, tukazasengera n'amata. Ko umuntu asengera ikintu ngo gihumanuke, amata akahora yera, wayasengera ngo bigere bite? Niko bimeze. Amata ni ikinyobwa cyiza, yaba ku bana, ku bakuru, ingeri zose z'abantu. Niyo mpamvu tugomba no kumenya bimwe na bamwe wenda abatagize amahirwe yo kumenya uburyo agera mu mayizine cyangwa se mu nganda, bakareba uyu munsi uko igikorwa kiba kimeze. Reka turebe rero, biriya barimo gukora, biriya babyita kurindira. Oya, ntabwo arimo kurindira, hariya aracyarimo gukorangiza. Kurindira ni ukuvuga ngo kurindira ni ugukama inka bwa kabiri, bitewe n'uko kuvuga uyu nguyu umaze gukama, uyu ari kurindira, aho yagiye kurindira. Ni ukuvuga ngo kurindira ni kwa kundi inyana ibimaze barabanza ikabanza ikonka, bagahita bakama, bakumva istangiye kugira guhumuza, bagashyiraho inyana ikongera ikonka. Wenda uramugaza kudufasha. Ahubwo ngiye hari ikibazo misengira cy'amatsiko, ko mbona iyo nyana irimo konka inka ebyiri. Yarapfushe, mwayitsindiye, babyita gutsindira. Nuvange abantu babirebe neza, reka tumwegere. Akadusobanurire zino nka inka ebyiri ziko inyana imwe kandi zose zigakamwa, biba byagenze gute buriya? Iyo yapfushije ufata inyana yindi ukayitsindira. Gutsindira, kuyitsindiraho ikayonsa. Yarapfushije inyana. Kera hari ukuntu bajyaga babigenza, ugasanga barimo kuyikamira ku gahu kayo k'inyana yayo. Nabyita ubusuri, ni ukuyisurika. Ni ukuyisurika, ni ukuyereka idafite inyana, ukayereka agahu kanyana yapfuye. Ni ubwo rero ikabisura igakamwa idafite inyana. Ariko hari ukundi kuntu njyanaga numva ubundi mu mafamu iyo zabyaraga ibimasa, barabyicaga ariko zigagombya gukama. Sinzi ibyo bintu byo ubwo ukuntu biba byagenze. Yari inka y'inyamata, abenshi bakunda kubigira, bakayikama nta nyana ifite, icyayo bakakigurisha cyangwa bakakica. Hanyuma iyi nka ishobora gukamwa amata angana iki? Iyi ni amaritiro nk'icumi. Amaritiro 10. Reka agiye kwinikiza n'iriya nayo, nayo agiye kuyikama. Jado, urumva mu nka habamo utuntu twinshi tuba ducanganye, umuntu adashobora gupfa gusobanukirwa iyo utabizi. Urumva nk'ubu naringize amatsiko mpita ntanganda, bose iyi nyana nahoze mbona yo nk'iyi ngiyi, none igiye konka iriya, ndibaza bimeze bite. Kumbe urumva ko aradusobanuriye, urumva iyi nyana bayitsindiriye kuri iyi ngiyi kubera ko yari yapfushije yayo, kandi yipfusha ikiri ntoya igikamwa, avuga ati ko byagenda kose ntabwo twari kuyikama. Kandi urabona ko iri konka rwose, nk'aho iri konka nyina. Ni nk'aho irimo konka nyina. Ubundi rega hari ikintu kimwe gitandukanye, hari inyamaswa cyane cyane nk'inka itandukanye n'abantu. Buriya umuntu ashobora kugutenguha, umuntu ashobora kukubera inshuti mbi, ariko niba hari ikintu gitora vuba cyane, buriya inka. Niyo mpamvu uzasanga kenshi ugasanga n'imbwa ikunda kuba mu nka. Buriya ni inshuti nziza cyane, nayo ntishobora kugutenguha, ariko ugasanga umuntu waragutenguha. Niyo mpamvu rero ubona ubu yarayakiriye, izi ko ari iyayo. Ubu n'inyana ntishobora gusobanukirwa ngo mama ni iyihe n'ibiki byose, kuko urumva inyana iyo yabonye inka ihita yiyongera, nta kiba bibwiye. Iyi nka iyemereye ironka nta kibazo rwose. Tugarutse no mu moko y'inka, inka wavuga ko ari mu bwoko ini kibamba, ibara ryayo ni kibamba. Urumva ikintu kiba kirimo, nibyo. Ariko
ushobora no kwitegereza nka kuno kuko mu moko y'inka wenda uvuze ibara ry'inka mu moko y'inka harimo injerisi harimo frizone harimo amoko menshi iyi ngiyi wavuga ko ari iyi frizone iyi ni frizone ariko nazo ziba zinatandukanye jado ubu ngubu biragoye muri iki gihe kubera ko hajemo inka zimeze nka ni inka tuzita za kizungu ni intanga baba barafashe bakazitera mu nka kugira ngo ibe yabyara iyo nka hari igihe usanga ari insayawani injerisi bitewe n'intanga bayiteye ariyo ari iy'amata ari inyama bitewe n'icyo bashaka ariko kera wajyaga kubona ukabona inka iravutse ibara ryayo waba ukibona ugahita umenya ngo irasa gutya ubu tuzi ko niba atari ikibamba inyinshi n'umukara ntushobora kubona shamayito ntushobora kubona umusengo ntushobora kubona amayenja ntushobora kubona kugira ngo uzayibone biragoranye urumva ko ari itandukaniro y'inka za kera twari dufite ariko ntihisi ituganisha aka kanya inka iyo imaze kwima ishobora kumara amezi angahe kwima ngira ngo wenda ku bantu batabizi kuko turi kugerageza guhugura abantu no kugerageza kubabwira byinshi bijyanye n'inka kuko inka ni inyamaswa nziza kwima rero ni kwa kundi iyo bamaze n'imfizi cyangwa se bamaje kwitera intanga cyamaze guterwa intanga imara amezi angahe kugira ngo ibyare n'amezi 9 gusa ariko ni nk'umuntu urumva hashobora kubaho gutinda cyangwa se gutebuka urabyumva bitewe burya Imana igira ibyayo inka ishobora kurenza ariko nta nkishobora kurenza ukwezi ngo ibe amezi 10 biragoye ko bishobora kubaho ishobora kurenzaho iminsi nk'ine ukwezi icyumweru cyangwa se ikaza mbere ho gatoya ariko apana munsi y'amezi 8 ni kuvuga ngo ubundi amezi 9 niyo inka ibibyariye kugira ngo inka nanone zitanga umusaruro cyangwa umukamo uhagije akenshi rakenshi igihe binaterwa n'ibyo zafashe ibyo zariye ubundi inka kugira ngo itange umukamo mwiza ikamwe neza nk'urabona inka ikamwa neza litiro 10 iba yafashe iki habwa iki inka yose yariye ubwatsi cyangwa se kuzubu nguzo mu biraro ziba zifite ibiryo zagenewe zigaburirwa inka ikanywa amazi menshi burya umukamo akenshi unajyana zingana nyirazo ni ukuvuga ngo akenshi na kenshi inka gukamwa bijyanwa n'ibiryo yariye cyangwa se amazi yanyoye nubwo yarya ibiryo bingana gute ikarisha ubwatsi bungana gute inka itangiye amazi ntishobora kubona umukamo uhagije akenshi kera ho noneho tukiri no mu nka waratahaga hakabaho nubwo mubeshya ngo inka mwayishoye rwose ngo mwashoye ngo zinywa amazi cyane zirakuka zimeze neza umusaza yayikama agahita avuga ati murambeshye izi nk'uyu munsi ntabwo zashotse agahita abimenya rwose akijya mu ice bagahita avuga ati oya cyangwa se na mwana yishoye mwayirumangije ntabwo yanyoye rumanzi ubwo byagenze gute ye rumanzi no kuvuga ngo yanyoye amazi makeya kugeza ku gipimo itashakaga cyangwa se yaba mu buryo bw'uko amazi yari make mukazisaranganya kuko hari igihe kigera amazi yaba make mugatangira kujya musaranganya ntekereza ko ubu ngubu kubera ko tuvamo ku marubine ntabwo bishoboka amazi ziranywa zigahaga zikijuta iyo yarumanzi rero gusa ishobora no kurumanga ku bwatsi ntabwo kurumanga ariko mazi gusa ni ukuvuga ngo iyo yariye ntiyejute cyangwa se yanyoye ntiyejute iba yarumanze muvu kigaragara ushobora kuba waragize amahirwe menshi yo kuba warabanye n'inka ndetse hari byinshi ugiye ubiziho ariko n'uno mupapa aragenda atwunganira uzi kuvugira inka ndagerageza ntabwo kuvuga amahamba yazo ntabwo mbikora nk'abigize umwuga ariko nanone ntabwo nshobora kuba nagera mu nka ubundi hari ukuntu kera twitabishaga inka ese papa ubundi bajya bavuga ko rimwe na rimwe inka ziri gukamwa gutya munavuga amahamba cyangwa se muzivugira umukamo wiyongera ibyo bintu amazina yazo muvuga amazina yazo ibyo bintu ni ukuri byabagaho kera ariko ubu ngubu urabona abashumba bubu ntabwo babizi neza ntabwo babisobanukiwe byabagaho bariya bakuru babizi neza wenda kuvuga amazina yazo cyangwa se kuvugira inka ubundi ugiye nk'ubisobanura wabisobanura gute ubundi bigenda bite ese uramutse wenda wibukaho makeya watubwiraho amazina makeya nk'umuntu nk'igice inka buri nka bifite izina ryayo buryo iyo uvuze ngo rutete ukavuga inziza ukavuga imbonera nayo ihita inka ni nk'abantu buriya uyihamagarira kureba iba yumva yamenyera izina ryayo rero bariya ba kera bazi kuvugira inka avuga izina ryayo ikazimushaka ikanabira ikamusanga watuvugiraho gatoya amahamba ese izi nka zifite amazina iyi ngiyi yitwa ngo iki yitwa nziza iyi ni nziza ni rutete iriya ni rutete iyi yakamwa gahindi yitwa Mbabazi okay nayo idafite izina ngo tuvuge hano tuyirise
Ngenda shaka gushaka inka mbatiza nibyo ngasanga ngaruka kwisura. kiriya iya bahirya No mu muco wa Kinyarwanda iyo umuntu yise inka abagiranye ikihe gihango nta kindi kintu bisobanuye. iyo wese nk'izina kirimo Babishaka bisobanuye iki? Babisobanuye iki ngo numve niba nzabishobora naza kwemeza ibyo nazashobora. iyo wese nk'izina buryo bunayikunze Iranyise irankanyise irisi irisi ry'abazungu ariko numva neza cyo izi ngana zo ni inzungu zavuye Burayi. Ndayise kabisa irisi irankaye rwose y'umweru umweru kari mwinshi n'umukara mukiya nayo twahita ikibamba. Oya ndi kuvuga none se nayo ni ikibamba. Niya nayo ni ikibamba. Yego niya nayo ni ikibamba. Iranka y'ikibamba rwose umweru mwinshi ni isirisi irisi ubutanzanga garuka aje gusura irisi rwose nzayimenyera n'igikoma nibyara uzana telefone nzayimenyera n'igikoma kabisa. Yes urabona rwose ko iri hafi irimo ari ishashi ifatika. Urumva ko so rero mumwe mu tugiye gukora natwe mu kanya tugiye kuza kuba twakwinikiza rega buriya natwe tuzi gukama. Ibindi bintu wavuga ku nka buriya ibyo wari urimo kumubaza bya mbere mubwira ngo hari ukuntu ngo babaga bazivugira amazina cyangwa se baziririmbira igihe babaga barimo kuzikama ngira ngo abasanzwe babizi bose buri icyiciro cy'inka cyagiraga indirimbo baziririmbiragamo. Hari indirimbo baririmbaga mu mataha, hari indirimbo baririmbaga mu mashoka y'inka, hari indirimbo baririmbaga barimo gukama. Izo zose n'indirimbo zabaga zitandukanye ariko biragoye kugira ngo muri generation uzabone umuntu ubizi kuko turimo turajya kureba tugasanga n'abavuga amazina y'inka cyangwa se babandi bita batahira abenshi nibyo basomye mu bitabo. Ariko kera wajyaga ugasanga umwana wavukiye mu nka wazikuriyemo we arahamagara ati wenda ati niba ari imbabazi ni akavuga amazina yayo atari ukubera yuko ari ibintu yasomye ahubwo ni ibintu yakuriyemo akenshi yakuranye nazo azayo mazina yanayihamagara. Iyo nka yatojwe iryo zina ikaritozwa ikiri inyana kurinda yigeze baye imbyeyi ikabirizi nkuko umuntu arizi nkuko mpamagara Jado ukabizi kari Jado mpamagaye. Ariko nk'ubu ngubu ahangaha izina nubwo zinabizi uranayegera ukaba ufite ubwana uvuga uti ingisho no kunyica. Kera inka babaga barimo kuzikama gutya baziririmbira ikabifite imico myiza nuko kureterega Jado ntago bizanwa nuko bera ko inyana yayonse gusa nayo mazina ubwo bwuzo abaguyereka uburyo mbese byatumaga nayo bagiye gusobanura abantu inka iyo yarese kureta biba byagenze gute. Kureta kw'inka ni igihe ubona iyo umuntu agiye kwinikiza inka ushyiraho inyana ariko bitari yageza ku gihe cyo gukamwa urabyumva. Ni ukuvuga ngo iyo amajije kugeza ahandi ho icebe ryayo amabere yayo yamajije kwakira ko igiye kuba yarekura amata niko kureta kw'inka. Aho ngaho iba yarese rwose inyana imajije kuyonka yamajije kwiretesha nicyo bita kureta kw'inka. Nuko nkuko niko bita kureta. Nikiza ko nawo umumaro w'ingenzi cyane wo kwinikiza inka inyana kwinikiza inyana kugira ngo inyina irete ubundi habashe kuba bakama. Yego nabyo bikajyana n'ubundi buhanga bw'umushumba cyangwa se umukamyi wo kubanga kumenya igihe nyacyo cy'inka yarese cyangwa se igihe nyacyo cyari buze kuza gukuraho inyana kuko ushobora no kwitinza inyana ikaba yarwara igikira bitewe n'amata runaka. Igikira ubwo ni igiki? Igikira n'ababigita ikibagarira. Ni igihe inyana yonse amata arenze ubushobozi bwayo. Ubona ushobora gufata amata menshi atera indwara. Amata menshi atera indwara ku nyana. Ni na kenshi wasangaga iyo wamaraga guhumuza imumajije guhumuza inyana imajije konka bafataga inyana bakayiha amazi imajije konka kugira ngo bafungure ya mata. Ya mata babashe kuvuga ngo niba yageze ku rwego rurenze urukenewe ataza kuza kuba yayitera indwara. Yego umuntu we ntiyanywa amata menshi akarwara igikira. Barwaraga ibyo bitaga ibibare cyangwa ibisyo cyane. Ugasanga abana banyoye niyo mpamvu uzabona hari abantu baturuka mu gace kamwe na kamwe haba inka nyinshi ugasanga abana bazanye utuntu tw'utubondo cyangwa bazanye amaguru manini. Oya ntago icyo amaguru manini yo nta hantu bihuriye none karaho nzi ko ngo baturukaga hariya ugasanga amaguru manini bavuga ngo ni amata menshi. African noir ko bagira imitwe minini. Imitwe minini ugasanga bafite nk'umutwe ungana nka gutya Africa d'Ouest ugasanga bafite nk'umutwe ungana gutya cyangwa afite mu maso hanini
ubwo byaratewe n'iki? ni ukuvuga ngo buri gace uko gafite uko kagiye karemwa bitewe na ngira ngo ni situation geographique yako. Niyo mpamvu uzasanga benshi bavanga abakobwa bo mutaranga bafite amaguru manini, urabyumva akenshi ntago iyo biology yo nyizi neza, nanjye niko nagiye mbibona. Ugasanga benshi baturuka hirya wamubona benshi bagakoresha cyangwa ngo ni umukonyine, bagahita babibwira, ugasanga yamubonye. Aha byumva rero aririmbye arabwira ngo umuntu wanyoye inka ngo ntago ayoberana, ngo umubwirwa n'imbavu ndende, urabyumva. Ariko bya ni ibintu biri biologique, kuko amata ngira ngo kubaza amata na za calcium zibamo n'ibiki byose bazi ko hari uburyo zongera ingingo. Kunywa amata bishobora gutuma umuntu agira ingingo ndende, kandi akenshi niko twagendaga tubibona. Nubwo buryo mbizi ntabwo nigeze mbikora ubushakashatsi. Ikirimo akagera kuri 89 gutyo aba ari amazi, habamo fats, ubwo ni fats ubwo twaziva buke mu Kinyarwanda, habamwo amavuta, habamwo calcium yo ndaza kubireba neza kuri Google, ariko ikiri cyo amata nyine abamwo za proteine ni byinshi. Amata agira intungamubiri nyinshi, ariko urumva ikigero kinini kiba mu burya ngo abari amazi, urumva ngiye adakunda gutera ibibazo cyane. Amata ni ikinyobwa cyiza. Umuntu aterwa ibibazo n'amata, kurusha gute amata yagutera ikibazo? Ubu uzanywa inzoga zigutera ikibazo, n'unywa amata gutera ikibazo? Ntabwo bibaho. Amata nta kibazo agira, n'umuntu ubyumva amata nta kibazo agira. Kandi nabwiye ko asengeye, amata arasengeye, ikintu gisengeye cyose cyatera ikibazo se? Nibibaho. Hanyuma reka tufata akanya twigire mu gice cyacu cya kabiri, aho tuza kuba turi kureba ese Muvunyi azi gukama. Jado se warabizi? Ariko tugiye kubibona tumenye. Ariko Jado barebe by'umwihariko n'uburyo urumva hari ukuntu abantu babona amata bakayabona mu tujerekani cyangwa se mu bikombe. Hari amoko y'amata cyane. Burya hari amoko y'amata. Ese niba uvuze inshyushyu undi akavuga umubanji, amasitu urayazi? Amasitu ntago nyazi. Amasitu ni amata y'inka yimye. Amata y'inka yimye ni amasitu. Yego. Ari n'amacunda. Amacunda ariko burya ntago ari amata. Amacunda ni amata bacunze ubwo rega turi kubivuga kugira ngo n'umuntu amata ubyumvise bwa mbere abashe kubisobanukirwa. Ikivuguto baragifata bakagicunda mu mucundi bacundiraga mu bisabo, bakagikuramo fats, za fats ndavugaga ubwo ni amavuta, akajya ku ruhande, ubundi amata asigaye akaba aritwa yanasigaye akaba aritwa amacunda. Niyo bita amacunda. Burya amacunda kenshi yabaga ari ay'ababoyi, abaja ndetse n'imbwa cyane. Nta muntu nyine urugo wanyweye amacunda. Amarindira amarindira ni kwa kundi twavuze ko ukama bwa kabiri ayavuyemo niyo marindira. So noneho ubwo ukirangwa ku macunda, ubundi uburyo bacundaga? Baracundaga, ndetse na bimwe mu bikoresho byifashishwaga mu gucunda nabyo harimo iki? Harimo igisabo. Igisabo cyabaga gipfundikijwe bashyita ku kira karansobye nyibutse. Umupfundikizo w'igisabo wita inzindaro. Kora hasha. Inzindaro igisabo kigabaga gipfurikiza inzindaro bagacunda, hanyuma akaza kugera igihe cyo kwavura. Kwavura urabizi? Kwavura shwida. Kwavura ni igihe cyo gutandukanya amacunda n'amavuta. Bakoresha ikihe gikoresho? Nta gikoresho cyakoreshwa. Nta mutozo ujyamo. Umutozo burya wajyaga mu byansi umuntu agiye kuvuruga amata. Nta mutozo ujya mu gisabo. So nukuvuga ngo icyo gihe cyo kwavura abacunda nibo bazi uburyo yabikoragamo kugira ngo abone uko yamata n'amavuta biri buze kuza kwitandukanya. Hanyuma gucunda birimo tekinike kugira ngo wese yacunda. Ntago ari ugupfa gucunda. Kuko utaha ndashaka ko ikiganiro cy'ubutaha tuzakora kuri no ngingo y'inka n'amata byose tuzashaka abantu bagifite igisabo bacunda amata, tujye ku ruhimbi bacunda amata turebe uburyo ki noneho ya macunda atandukana n'amavuta. No kuvuga ngo iyo wamajije gucunda amata yamajije kureta, urumva ko kugira ngo umenye ko harimo tekinike nyinshi cyane, hari uburyo bwo gucunda kugira ngo umuntu urimo gucunda aze kuza kumenya ko amata yarese, aze kuza kumenya igihe cyo kwavura, mbese nuko byagendaga. Noneho se uzahana amacunda atandukaniye n'umujago. Umujago ntago mbizi. Nawe uri inyange ku nka. Oya harimo yari byo nzi byinshi. Gusa uri kunyunganira. Ari n'ibintu nshaka kumenya. Cyagiye amata yamajije kureta, ugasanga amavuta bamajije kwavura, niho hahandi mu kuyatunganya no kuyakoma neza, sibyo? Niho wajyaga ayo mazi bagendaga bakoresha kugira bayatunganye, aze kuza gusigara ari amavuta nta mata kiyabarizwamo, nta macunda kiyabarizwamo. Ayo mazi rero niyo bitaga umujago. Ayo mazi se aricyo yabashaga gukora?
ibyo nakubwira ko akenshi yanywebwaga n'imbwa. Uwo mujago bawuhaga imbwa akaba ari uzi umwe umujago bawuhimwe cyane. Ni naho haca umugani bavuga ngo ushaka guhuza umujago acunda ari gatinzindaro. wa mugabo inkuru azizi. Urumva niba urimo gucunda umuje ari hariya akajya abona urimo uracunda warangiza ugafata ya nzindaro ukarigataho, aba afite icyizere ko ari bubone ku mata ishwi. Ni ukuvuga ngo niba waruje kunsaba amazi noneho n'utwana nifite nkahita ntugotomera ureba, hari icyizere uba ugifite kuri buyabone ishwi. Niyo ushaka guhuza umujago acunda ari gatinzindaro. So nuko bimeze ubwo muri ya moko y'amata twavuze ko harimo inshyushyu, harimo ikivuguto, harimo umubanje ni amata asa nkaho ataravura, harimo hagati y'ikivuguto ariko n'inshyushyu akazamo ayo macunda tumaze kuvuga. Ubwo urumva umuhondo rero reka mbivuge byo ndabizi. Umuhondo ni amata y'inka ikimara kubyara, ari ukuntu inka ikimara kubyara igifite za ntungamubiri nyinshi, inyana amata aba ari kuza noneho abajya gusa nk'umuhondo n'umuhondo. Rero ari amata ubundi ni mpamvu mu gihe uzi impamvu se mu gihe inka ikibyara idakamwa, no kugira ngo uvuga ngo ya mata ya mbere aba kirimo intungamubiri nyinshi zifasha ya nyana, bakirinda ko rero bayisagarira kugira ngo bizayifashe mu budahangarwa mu minsi iri imbere. Uzi iminsi inka imara igica mu muhondo akenshi mara icyumweru cya bibiri, akenshi ni iminsi 7, ariko ku munsi wa 5 uba ushobora kuba wayikama amata bakirimo urwunyunyu rwinshi, abatakiri umuhondo ariko kirimo urwunyunyu rwinshi cyane. Ubundi exactement bari iminsi 7 niyo noneho akandi kantu tukiri ku mata kugira dute tunayavaho neza. Ubona inka yenda kubyara ushobora kujya gutya wajya kwibere ryayo wakama akaza agisa n'umweru gutyo, umweru kuntu asa nkagize nka siliva gutyo kuntu. Uzi ukuntu bayita? Ari abayita mu kirera ayita inkanya. Nari nkazi inkanya nari nziza. Reka igice cya mbere tugisoreza ahangaha, tugisoreza ahangaha dukomeze gukama, dukomeze tujye gukama, ariko turanakama tuganiramo gakeya. Ubundi abantu banarebe yuko Muvunyi azi gukama. Reka twinjire mu gice cyacu cya kabiri cy'ikiganiro tureba ese Jada azi gukama, Muvunyi azi gukama, ariko ibyo byose turagerageza kuko twabaye mu nka. Yes, nuko bimeze rero twinjiye mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu twabategura umunsi cyo kumenya inka, amata n'ibijyanye n'inka. Muvunyi rero mubona ko amaze gukaraba ndetse bamaze no kwinikiza inyana. Ni kwa kundi twabuze tubabwira ngo kwinikiza inyana bategereje ko inka igira gutya ikareta kugira ngo amata inka iba yiteguye kureta, nuko kundi bayiteguye gusora amata. Muvunyi rero akaba aza kuyegera hanyuma agakama tukareba bya bindi yavugaga akanabihuza n'ibikorwa. Muvunyi uriteguye? Iranka rero ikamwa litiro zirenga 10, umva uri wihumuze. Nambwiye ikamwa litiro 15. Anze noneho nkwereke aho mbera akaga. Hanyuma utaza gukamijage gusa ugasanga baragusebeje. Hanyuma hagati aho nanjye rwose ndaza kuba nakama marindira, namara gukama igice cya mbere twababwiye ko iyo umunyana akamye akumva yuko inka ishobora kuba igiye guhumuza, yongera agasubizaho inyana bagakamwa icyo bita marindira. Rero uraretesha Muvunyi, uraretesha ni kuba wumva uko amabere yari tayari kuguha amata, ibyo bita kuretesha. Reka duhe umwanya Muvunyi akame turebe koko kabizi. Muvunyi uzi no kuvuruganya. Muvunyi rwose urabona ko ari umu expert, arakama avuruganya, ariko kuvuruganya nge ntago ndabishobora neza. Ndaza kugerageza ariko. Reka nze nkwegere umbwira neza uko uri kumva iyo shading. Uri kumva amata ari kuza neza? Abarimo neza cyane. Ese ubundi biremewe gukama uvuga? Umushumba aravuga nta kibazo. Agira ngo ushobora kuvuga wenda ugakanga inka cyangwa ugakanga amata. Ariko uyashatse wanagerageza ugacangamo ka karirimbo wambwiye kuzi. Kugira ngo birusheho kuryoha. Shyiramo twumve Muvu. Shyiramo akaririmbo gake gake twumve. Ariko uranabizi?
uri umuhanga rwose nubwo mutangiye kwahageragira ngo uzamutse umusozi nagira ngo urayikoreye urimo urakamuyikoreye oh hanyuma hari ikintu umuvunyi tutababwiye icyo kintu kiziriko babonye aho inyuma byita umujisho injishi baba bayijishije ni ukugira ngo itaza gutera umugeri arabizi ubu ikamwa 15 utaza gukama ijage katwima amata rwose Birango ko murimo kwibana Jado nawe arimo arakama. Jado nawe arabizi. Kuvuruganya nabyo bigerageze turebe. Jado kuvuruganya nabyo uzi. Wagerageza. Urabiye Wumuza ariko tubonyira tubiriki Eka nyihumuza naci akira ihumuza reka turarindira katurindire nta kibazo kuko numva mubere yatangiye gutabanje ngo uce bugufi gatoya banze gutomera hanyuma umuvunyi iyo nyicaro yawe wese iyo nyicaro bayita nguki oya tuzi nyicaro we nta kije kambanze ncurure gato banze ugotomereho rwose kumara gukamuka gotomera ubwo nibyo bita kunywa inka unyoye inka nuko meze bite Jado uno ubuzima ndakabura inka uno ubuzima pe ayibambe inka zanjye we biri sawa rwose izi nka zirakora ongera usoma hari n'uburyo bavuga ngo uzi ko ari abantu bazi kunywa amata neza n'abatazi kunywa amata najyaga mbyumva kera babivuga ngo nywa amata neza sha ubwo kunywa amata neza ubwo babimeze bite urumva nk'iyo umusaza cyangwa se umukecuru yaguye Jado we kutanyoye urumva nk'iyo umusaza cyangwa umukecuru yaguhaga amata ukicara ukagotomera ukamusubiza icyansi yahumujemo yarishimaga cyane kuri amata yagotomeye cyane uri namurika ubundi nibyo nakubwiye ko amata atandukanye n'inzoga inzoga urasoma ugatereka amata rero igihe utarimo gusomera nta mpamvu yo gutereka uratereka wikise ushyira ku munwa ugakura ku munwa cyanse uyihumuje nibwo bunyoye amata rwose byiza cyane hanyuma tugera tugana ku musozo kuko twinjiye mu gice cya kabiri cyo gukama kandi murabona ko twagerageje nago turabahanga cyane kuko tuba twarayifashe indi mirimo yindi turimo ariko twagerageje mbere ko tugana ku musozo ubundi abantu kera babanye n'inka abantu bagize amata menshi ibiribwa bijyana n'amata ukorera mu byo bita gusomera cyane cyane dusuza cyane n'abashuti bacu b'abanyamurenge hirya no hino bajya kunda gusomera cyane bakoresheje na kawunga ubundi ibiribwa bijyanye n'amata bijyanye kabisa ku buryo umuntu avuga ati nkunze amata ibiribwa bijyanye cyane nibi ubundi iyo ushaka gusomera akenshi abantu basomeraga ikijumba cyangwa gasomera umwumbati aho bagasomeye neza se urambona umuntu afite igitoki arimo arasomera ko kamata nta gitoki kijyanye n'amata oya shiramo na za kirazira zuko burya umuntu wari inyama atakwiye kunywa amata najya ubu rero byaracitse umuntu abarimo kurya ku kabrushete yari ako kabari akaboneka mbanze njyana kuri kabikonje mbanze ngotomera amata ngo mbanze ngo nsirike inzoga urabyumva Jado ugasanga umuntu avuye kurya inyama agiye kunywa amata aragarutse ibintu bitajyanye ibyo bintu ntago bijyanye n'umuco imbwa ngo yasomeje amasamaganga iravuga ati bitajyanye byitwe hanyuma se ariko ngira ngo
nayo bivuze ngo abanyamurenge bakunda gukoresha umutsima wa kawunga kuko barawukunda cyane bagasomeza amata. Nagiye mugira inshuti cyane zabo nagiye mbibona. Donc ubwo ari ibindi biribwa usibye nk'inyama nagiye numva ari ibindi wenda bishobora kuba bibujijwe kuba byahuzwa n'amata mu buryo bw'amafunguro. Hari ibintu birimo buno buntu ubukanuye amaso Jado. Kubona umuntu wariye buno buntu ubujanga kubona umuntu wariye buno bujanga akajya kunywa amata no kuri kwima je tuvugisha ukuri ako bajye banagerageza nabo usibye no kwibaha ubwo baje bubahe n'iryo tungo ry'inka. Reba umuntu wariye ubujanga akajya gusomera kunywa amata ibintu bitajyanye. Yega nibingi ibyenyanja n'aya mafi nabyo kugira ngo uzabone umuntu maje kurya ibi bintu yaranze ajye kunywa amata ni ibintu biba bidahabanye bitajyanye rwose pe. Nabo birabya kawunga karako bavuga ngo abanyamurenge bakunda gusomera kawunga babona twese bitewe abenshi ubuzima bagiye bakuriramo yaba nubwo bw'ubuhunzi wasangaga ikiryo nyamwinshi gihari ari akawunga cyangwa se izo mpungure kubera abantu kugira ngo babashe kubaho ari benshi ugasanga n'icyo kintu cyane gihari akawunga rero ugasomera nako biraryoha pe. Yes nuko bimeza kawunga nabyo ni ibintu bijyana ahubwo nyuma ikibazo cya nyuma ni ryari ushobora kunywa amata nakumerere neza. Byagenze gute amata igihe utayaho ntakumerere neza ntegereza ko icyo gihe nta gihari nubwo benshi bajya bavuga ngo umuntu waranyoye inzoga ngo mu gitondo ngo arabyutse nganya amata ngo bitera impyiko n'ibiki byose ntago gihe nize biology ndamutse narije biology namenye impamvu yabyo urabyumva ariko ntekereza mu muco wa kera gihe abantu banywaga urwagwa cyangwa ikigage bakanywa n'amata cyane rwose ahubwo se kugira ngo umugabo ajye kujya gusangira n'abandi bagacupa mbere yo kuva mu rugo barabanza bakamukubita inkongoro akabanza akagotomera amata rwose akayijuta cyangwa akagenda akajya kunywa izo nzoga ntacyo bimutwaye. Ahubwo sinzana abantu babikuye ngo umuntu wanyoye inzoga ngo umuntu wanyoye amata ngo ntago ashobora kunywa inzoga cyangwa ntago ashobora kunywa amata ngo yanyoye inzoga simbizi ngewe. Ibyo tuzabibaza abahanga mu bya biology ariko ikindi wenda navuga narenzaho cyangwa se nakubaza amavuta akomoka ku mata buriya yo afite ubuhe bushobozi. Amavuta rero uko byagenda kose urumva ko niba hari ikintu gishobora kubaka umubiri w'umuntu awukenera n'ibinure nubwo udashobora gukenera byinshi nk'abyuko iyo bibaye byinshi nabyo bitera ikindi kibazo akenshi na kenshi ntekereza ko amavuta ariko aba yarya amaje gukura ntekereza ko ari amavuta meza. Amavuta akura byayenze bite amavuta kuvuga ko amavuta akuze ni igihe amaze igihe urumva ntago wacunda uyu munsi ngo ejo ngo ngo ya mavuta ngo ngiye kuyarya ngo mere nk'umuntu uriya amavuta ameze nk'atatu cyangwa se abiri. Iyo yakuze cyane nibwo aba aryoshye yaba afite umwimerere nibwo aba aryoshye Noneho amavuta nkayo muri 90 ikibazo wayakura kuba kirambye kuvuga ngo yakuze cyane nibwo baryoshye apfa kuba bitse neza ikintu cyose kibitse neza cyerekeranye n'amavuta nta kintu gishobora kuba ntago ari nk'abyaye nabanga amavuta ngamazigiye ngo yarapfuye ntago amavuta yapfa abitse neza. Birashoboka amavuta y'inka yateka ifiriti ntago nari nabikora simbizi ntago mbizi gusa kubera ko byanze bikunze iyo yashyizemo mu muriro mu bushyuhe nayo arabira agahinduka nk'amazi nteke ndumva yayiteka ndumva yayiteka isi yitetse ifiriti kugira ngo ishye nuko iba yaginze mu mavuta afite degré runaka kugira ngo ibashe gushya kandi ayo mavuta nayo iyo yamaje kuyashyira ku muriro aracamuka akenshi banayakoreshaga no komora nk'abantu ubona kera kubera abantu baragiraga kenshi ugasanga batashye nk'amahwa yabisha bamara kumuhandura ryahwa bagafata utuvuta bagashyiraho bagafata nk'ipfundo ry'inkoni bagakoza mu muriro ugashyuha bangiza bagakozaho hahantu gutya mu gitondo umuntu yabyukaga ari urwembe ahubwo amavuta y'inka buriya ngo ari n'ukuntu ngo yungaga cyane urumva kunga se urabizi kunga ndabizi yarungaga cyane yaba umuntu yavunitse cyangwa se umuntu ufite amavunane burya no kwisiga amavuta y'inka umuntu agira n'uruhu rusa neza cyane cyane rwose. So ni byinshi bijyanye n'inka genda ukarabe bagwita urukamiro uretse dusoza ikiganiro tujye gukarabira rimwe gusa icyo twashaka kubwira abakunzi ba Iris TV ndetse na Muvunyi TV by'umwihariko dusoza nuko tujye kujya dukora ibiganiro byinshi bijya kugenda muri uyu mujyo kumenya byinshi abanyarwanda baba mu buzima bwa buri munsi nibiza gutangaza ejo tuzakora ikiganiro turi kwenga ibitoki nibiza gutangaza ejo dukora ikiganiro turi gucunda amata nkuko twabivuze cyangwa se twajyanye mu murima guhinga n'abandi baturage ngo murebe ibino biryo murya mukura mubona bigera mu masoko biba byahinzwe gute imvune ziba bagize zingana gute ibyo byose tuba tubikora byinshi cyane tubararikiye ni content yinshi gutegura zitandukanye ibyo twakoraga gusa n'ubundi ibyo twakoraga bizakomeza ariko ni content numva yuko tushira kuzaha agaciro Muvunyi. Jado uko byagenda kose ni umusanzu unakomeye cyane yaba no ku gihugu ari ibintu byinshi cyane abanyeshuri batarimo kwiga mu mashuri bumva ku ishuri nta nka ziba ziriyo ngo umwana ngo akure abona ukuntu barimo gukama
abenshi niyo abibonye abibona muri filime akagira ngo ni itariki yo kubeshya akavuga ati ibintu ushobora gusanga bitariho so ni ibintu rero tugiye kuzajya tubafashamo akenshi na kenshi nicyo tubereyeho iyo umuntu ari intumwa ya rubanda uba ugomba kubatumikira aho uri hose. Tubashimire cyane mwese mwadukurikiye, tubashimire ko mwaduhaye umwanya ndetse nuko mudukunda mukadukurikira mu biganiro bitandukanye tubategurira. Nge yari Jado Tuyishime ndi kumwe na Muvunyi Joseph, ko byagenda kose ibiganiro byacu barakagaruka umunsi ku wundi. Nakagaruka icyo wakora gusa kubana natwe, kubibona, kubikurikira, uramanuka hasi winjire mu banyamuryango ba Iris TV cyangwa se wa Muvunyi TV, ku magambo atukura nditseho subscribe, uraba winjiye mwisi ibindi biganiro content nshyashya nyinshi turi kubategurira. Mukomeze mugubwe neza murakarama. Muvunyi sezera abantu ndabasezera abakurikiye Muvunyi TV, uwakanze subscribe turamushimira cyane, n'umusanzu ukomeye cyane. Nawe utari wayikanda tekereza ko nta kibazo dufitanye nawe, injira mu muryango wacu w'abadukunda kandi bagomba kuzajya bakurikira ibiganiro byacu. Ikigushimishije muri ibiganiro jibasha kugisharinga ahandi hose n'abandi bagireho uri ibyo byiza ubwo bumenyi babwunguke. Turabashimiye cyane, barakoze cyane. Murakoze murakarama.